ikintu gikomeye abakristo bibeshyaho kuba warakiriye Yesu Kristo ntago bikuzanira ubukure mu mwuka. Iki ni ikibazo gikomeye iyo dufite abakristo cyangwa turi abakristo tutakuze mu buryo bw'umwuka. Hari intambara turwana nazo tutakagombye kurwana nazo. Kubera iki? Muziko dore ikintu kintangaje. Mama Bishop, uziko abakristo banezezwa no kubahamagarwa abakristo. Iyo ngane n'abajene uriruka barasirimba hano mu rusengero bararirimba ariko barapfuye n'amaddiction. Ikibazo si imyambaro, ikibazo n'umutima. Reka mbabwize ukuri, muziko bigoranye 98% gukura nta church biriho. Umumaro w'itorero sukuza kugira ngo dusenge koko no mu mago twahasengera. Mukurikire neza, evento ari byiza mu rugo, hano mu nzu y'Imana papa situzanye sukuririmba cyangwa sukuramya, nubwo nabyo ari byiza kandi bidufasha kugira dutegura imitima yacu, kuko no mu rugo twabikora. Ahubwo ipurpose yo kugira ngo tuze mu itorero cyangwa se tuze muri church ni ukugira ngo tubashe kuza kwumva inyigisho, dukure binyuze mu nyigisho. Mani magambo, haleluya haleluya. Tuzamura Imana ibiganza tuvuge ngo haleluya haleluya. Wow, ndishimye kongera kugaruka hano. Hano ni mu rugo, nta bitangaza bikomeye. Hano ni mu rugo, ndishimye cyane. Nshimye ababyeyi b'uru rugo kuva kuri Bishop na Ma Bishop, Imana ibamugisha. Uyu mwanya iteka mugenda muduha ndetse n'ino platform ntago tubifata nk'ibisanzwe. Turabashimiye ndetse n'ubundi buyobozi bwose mukorana, Revera Kado, Imana igumugisha, n'abandi bashumba mwese, Imana ibumugisha. Mwanyemeye tukabakomera amashyi. Yes. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Nitwa Jackson kubatanzi, ndi umwana muri uru rugo. Imana ibumugisha. Reka dusome icyanditswe tugenderaho uyu munsi, Genesis cyangwa se Itangiriro ibice 13 ku murongo wa 14 turageza ku murongo wa 17. Umuntu uzi gusoma neza ashobora kudufasha. Itangiriro ibice 13. Yes, tuvuge cyane ngo amen. Abakunzi b'ijambo tuvuge ngo amen. Abakundi ijambo twongere tuvuge ngo haleluya. Nje nsanga Revera Kado ari kuvuga ibintu bikomeye cyane. Ndajya mukurikiraho gatoya. Avuga ku kijyanye na spiritual maturity cyangwa se gukura mu buryo bw'umwuka. Ni ikintu gikomeye kubera ko iyo umaze gukizwa abakristo benshi babyibeshyaho. Reka nuririra aho ngaho kuko turafatiranya mu izina rya Yesu kandi biraza kugenda neza. Ikintu gikomeye abakristo bibeshyaho kuba warakiriye Yesu Kristo ntago bikuzanira ubukure mu mwuka. Ako karumvikanye. Kambanze nsasira aho ngaho. Kuba warakiriye Kristo, dore ibintu nka bitatu wahawe. Icyambere, wahawe internal life, ubuzima buhoraho, sibyo? Icya kabiri, warababariwe. Icya gatatu, wahawe righteousness cyangwa se life of God, ubuzima bw'Imana muri wowe. Izo ni impano eshatu twakiriye Kristo. Ariko igitangaje, iyo wakiriye Kristo ni irembo. Yesu arabyivugira ati ndirembo, ndi inzira. Mani magambo, ni irembo rikwinjiza mu bwami. So iyo ugeze mu bwami uba uvuye hanze nka wa mwana w'ikirara, muramwibuka? Donc uba uvuye hanze ukaza mu nzu y'Imana. Mani magambo, iyo ugeze mu nzu y'Imana ntago biba bivuze ngo birarangiye. Oya, nahubwo ubutangira urugendo rwo kwiga kugira ngo ukure umenye muri ubwo bwami bikora bite. Tuvuge cyane ngo amen. Tuzamuke kandi tuvuge ngo haleluya. Zamuka kandi gatoya. Zamukaho santimetero nk'eshanu. Zamukaho 10. Vuga cyane 15. Aha, mugumaho ngaho. Now, igihe cyose tuje mu nzu y'Imana rero tuba tuje kugira ngo dufate contribution. Please ndajya mukurikire neza. Dufate ku nyigisho, dufate ku bintu byose bibera hano mu nzu y'Imana kugira ngo bidufashe gukura. Reka mbabwize ukuri, muziko bigoranye 98% gukura nta church biriho. Umumaro w'itorero sukuza kugira ngo dusenge koko no mu mago twahasengera. Mukurikire neza, evento ari byiza mu rugo, hano mu nzu y'Imana papa situzanye sukuririmba cyangwa sukuramya, nubwo nabyo ari byiza kandi bidufasha kugira dutegura imitima yacu, kuko no mu rugo twabikora. Ahubwo
ipapasi yo kugira ngo tuze mu itorero cyangwa se tuze muri church ni ukugira ngo tubashe kuza kwumva inyigisho, dukure binyuze mu nyigisho. Mani magambo, intego ya mbere y'amateraniro si ukubyina, nubwo nabyo ari byiza. Ibyo byose dukora bitubanziriza gutegura imitima kugira ngo rya jambo rize kujya mu butaka bukwiriye. Murangurikira neza. Mani magambo, mandate ya mbere y'itorero cyangwa se purpose ya mbere y'itorero ni ukugira ngo dukuze cyangwa se abakristo bakure. Iyo urebye mu Efeso 4:11 Yesu arabivuga, amaze gutanga imihamagaro ko ari 5, atanga imihamagaro kugira ngo itorero rikure rigere ku kigero gishyitse cyande cya Kristo. Mani magambo, iki ni kibazo gikomeye. Iyo dufite abakristo cyangwa turi abakristo tutakuze mu buryo bw'umwuka, hari intambara turwana nazo tutakagombye kurwana nazo. Kubera iki? Turacyari aba bebe spirituel. Paul aravuga ngo nkiri umwana nibwiraga, nkatekereza, nkakora. Mani magambo, birashoboka ko amara imyaka 20 mu rusengero ukiri mu bebe spirituel. Iki rero iyo tukivuga abantu benshi ntago babyumva. Dore ibintu bitugira aba bebe spirituel. Icya mbere, benshi muri twebwe twumva inyigisho ariko ntago tuzishyira mu bikorwa. Amashyaba ya 3. Oya nta kibazo, naje mbyiteguye n'inyigisho nje kubigisha rwose, naje mbyiteguye, ntimugire ikibazo. Tuvuge cyane ngo amen. Tuzamuke tuvuge cyane ngo amen. Ikibazo tugira, turumva cyane ariko gushyira mu bikorwa bikaba ikibazo. Abandi turumva iryo jambo rikibwa. Muri buka Yesu mugani yaciye umububyi w'imbuto, zimwe zaguye ku kara, izindi zigwa mu mahwa zikanigwa, izindi zikagwa. Abantu benshi twumva ijambo ariko nituba twateguye imitima nk'ubutaka bwiza buza kumva ijambo. Bibiliya avuga mu byakozwe n'intumwa 4:6 ngo bahoraga bashishikariye ngo kumva iby'intumwa zigishaga. Iyo ni attitude, ni character y'itorero rya mbere. Bahoraga bari excited, baje bafite umutima, uyu munsi turiga iki, kubera bafite inzara n'inyota byo kwigishwa kugira ngo bakure. Ariko abakristo b'iki gihe, Imana tubabarire, ni twebwe dukererwa mu nzu y'Imana, ni twebwe tuza mu nzu y'Imana nta no hantu ho kwandika. Kandi iyo ugiye mu ishuri, benshi hano ndabona harimo abakiri bato bari mu makaminuza, abandi bari he, ntushobora kwinjira mu ishuri udafite ahantu ho kwandika. Ibintu byavugirwa hano ntabwo uri computer kugira ngo bifate byose. You can't. No gusubiramo inyigisho kuri YouTube tuvuge ko iyo avantage ihari nayo ni ikibazo. Bino bitabikwereka. Ikindi cya gatatu nabonye gikomeye, urukundo rwo kwemera kuba bigishwa, gukunda kuba ati ndashaka kwigishwa. Ikibazo dufite abakristo b'iki gihe, dufite ubwibone mu mutima yacu bitwereka ko nta bundi bumenyi dufite, nta bundi bumenyi dukeneye buvuye hanze. Iyo ni pride. Ko mu ndakare nkitangira, dufite pride yo kutemera kuba bigishwa. Muziko dore ikintu kintangaje, Mama Bishop, uziko abakristo banezezwa no kubahamagarwa abakristo. Ubundi iryo zina ryiswe n'abapagani barizanye, si abana b'Imana. Turanezerwa baduhamagaye abakristo, ariko nyamara iryo ni izina ryazanywe n'abapagani. Barabarebye ukuntu bagendaga, barabarebye ukuntu bavugaga, barabarebye ukuntu bakoraga, bati bara n'abakristo. Ubundi zina nyaryo ryakagombye kwitwa abana b'Imana n'abigishwa. Soma ibyakozwe n'intumwa, baragira ngo abigishwa bakomeza kugwira, abigishwa bakomeza. Ntago hagwiraga abakristo, hagwiraga abigishwa. Ariko kubera ino pride dufite, Bibiliya avuga ngo muziko mu nzu y'Imana hano ubu ni wakagombye kuba kaminuza y'ijambo ry'Imana. Aha mu nzu y'Imana, kuko Paul yabwiye Timoteyo ngo inzu yanjye izitwa inzu y'ukuri. Mani magambo, inzu ihishurirwamo ukuri. Ibyo utumva mu muryango, ibyo utumva hirya no mu kazi n'ahandi, ugomba kubyumvira hano bikagukuza mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo haleluya. Zamuka uvuge cyane ngo haleluya. Ariko ishyaka ryo kuba bigishwa nta kibazo. Niyo mpamvu abakristo benshi Imana itagitugeza kure, kuko Imana ntabwo ikugeza kure bitewe n'icyo yakuvuzeho. Ntabwo Imana ikugeza kure bitewe no gusenga kwawe nubwo ari bwiza. Imana ikugeza kure bitewe na mind na preparation no gukura kwawe. Mani magambo, nkaho gusengera gukomera, sengera gukura, kuko nta wakuze utarakomeye. Ako kantu kanumvikanye, nta muntu wakuze
utarakomeye. Simple as that. Ariko twatakaje inzara n'inyota yo guhinduka abigishwa, ahubwo twabaye abakristo tu, kwitwa izina ry'abakristo. Niyo mpamvu impact y'umukristo yatakaye. Inzara n'inyota byo kwigishwa. Niyo mpamvu umukristo wa mbere waramurebaga ukabona uburyo avugamo, ukabatisha uyu yararezwe, uyu yaratojejwe. Ariko abakristo b'uyu munsi ntatandukana. Mwe mwavuga ibyo kwambara ubusa, yaba ibyo ko ari bitoya mama, ibyo ni bito. Kubw'amahirwe Imana yangiriye neza, ndacyari umujene, nibyo gusaza banza ntabifite muri gahunda vuba. Ariko iyo ngane n'abajene uriruka, barasirimba hano mu rusengero, bararirimba, ariko barapfuye n'amaddiction. Ikibazo si imyambaro, ikibazo ni umutima, ikibazo ni imitekerereze. Wumve bakoma amashyi, reka da oya nacyoza. So nanjye umugoroba rero nje gushyiraho itafari. Hari icyanditswe cyantangaje mama Bishop. Iyo usomye muri Yeremiya 3:15 Bibiliya avuga ngo nzabaha abungeri banjye. Nabonye bashyiraho ibyanditswe yishyize muri King James version cyangwa mu indi version y'Icyongereza byabagira ngo kandi nzabaha abungeri bampwaniye n'umutima wanjye. Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with no understanding. Mani magambo, nzabaha abungeri bampaniye n'umutima wanjye, bazabaragiza cyangwa se bazabigisha, bazabaragiza, kuragira murabyumva, bazabaragiza ubwenge no kumenya no gutahura, knowledge and understanding. Mani magambo, iyo uje mu nzu y'Imana nta yindi menyi tuba dufite. Menyi murayibona? Meni yacu ntago ari isombe na kawunga. Meni yacu ntago ari ibitoki n'ibindi. No, meni hano nukuzukiga ijambo ry'Imana ry'ubwenge, rigacalenginga imitekerereze yawe, rigahindura umwuka wawe. Wasohoka mu marembo ukumva wariye, uri gukura. Niyo mpamvu nkunze akantu mu mama bavuze abwira ngo mbubwira mugenzi wawe ngo bon appétit. Uzi impamvu tugiye kurya mu izina rya Yesu. Ongera urebe mugenzi wawe ngo bon appétit. Kumubwiye nkaho mufitanye ibibazo, mubwire neza umuseke mubwire ngo bon appétit. Funga mukaba yako zamura ibiganza ngo haleluya. Reka mbabwize ukuri torero ry'Imana, iki ni igihe nubwo twasirimba ni byiza, nubwo twasenga ni byiza, kujya ku misozi tugasenga nabyo ni byiza, gufata amasengesho ugasenga ni byiza, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo twicara imbere ya Bibiliya tukicara imbere y'inyigisho zifite umumaro, zikatwigisha kuko imitekerereze ihindurwa n'ijambo. Ntabwo imitekerereze ihindurwa no gusenga. Gusenga bikora kuri spirit. Ariko igice cy'amani, niyo mpamvu Yesu mu bintu byose yakoze ku musaraba n'inkoni bamukubise bageretse akantu ko kwambika ikamba. Uzi icyo bishatse kuvuga? Mind deliverance, kubohoka kw'imitekerereze. Kuko wowe nyawe ntabwo tumubonera ku bindi, tumubonera ku mitekerereze. Reka mbabaze akantu, mfashe uku kuboko nkakubita umuntu, ikibazo ni ukuboko? Ikibazo ni kiri muri nge. Iyo utwaye imodoka ukagonga cyangwa se bakakwandikira, bahana imodoka, bahana wowe. Ikibazo si imodoka, ikibazo so mind yawe niwo mushoferi w'ubuzima bwawe, imitekerereze yawe niyo nyawe uriwe. Somebody shout hallelujah. Hagira umuvuga ngo hallelujah. So iyo tuje mu nzu y'Imana tuba tuje kurya, iyo tuje mu nzu y'Imana tuba tuje kumva ijambo rikadukuza. Niyo mpamvu uzasanga ababebe spirituel iyo tugeze mu mwanya w'ijambo nibwo bahita basohoka. Najya asohoka ujye umubwira turabeho bebe spirituel, urabeho. Nabandi nibwo babonye umwanya wo gusubiza WhatsApp, abandi nibwo baba bagiye kuri toilette, ubundi ijambo ryakagusanze uri pre witeguye, ufite notebook yawe. Kuri church wanjye bo barabizi ni notebook, it's a must. Niyo mpamvu usanga producinga abakristo bari weak. Dufite ikibazo cy'abigishwa, ariko nakareka nkavuge nkongereho, dufite n'ikibazo cy'abigisha batari kuri standard nzima.
ariko natambukaga nitambukiraga. Dufite umuntu uhagarara imbere y'abana akigisha isaha imwe, none ukibaza concept y'icyo yigishije ni iki? Nta introduction, nta body, nta conclusion, none ukibaza ubundi hari n'abantu mutandika ntitukabarenganya, urandika iki? There is no point. Hari ibintu mu mubiri wa Kristo tugomba gukosora. Ubu muri imisi no gukora ku mpande zose, kuko ibintu byarakaze. Bwoko bw'Imana twese twigaruriye. Umuntu ashegera gatuti, ngiye ko batama gatuti, ngiye ko batama, reka bazakaguhe. Ugire hano Zaburi banzushiremo papa, banzushiremo. Ko warutanze Zaburi ugiye hariya mu biki? Igisha abantu, ubaho umukati muzima ufatika, abantu nibarya bumve bari gukura. Niyo mpamvu munyeme twongeye dukomera amashyi umukozi w'Imana Reverend Kado. Umuntu ukwigisha ijambo ukumva umwuka wawe hari ikintu kiri kwinjira, icyo nicyo bita kurya. Ariko harabavuga bukinjirira ha bigasohokera. Ntiwateguye, ntacyo uvuga, ntiwasenze, uvuye muri coffee shop, uvuye muri movie, uranza ku gatuti ngo man of God ndaje bantwaza ibitabo. No. Niyo mpamvu igihe twaririmbiye, niyo mpamvu igihe twavugiye ubutumwa nta impact. Ibi bigendana n'abaririmbyi mutajya ngo nabibagiwe. Kuko nimba ushobora kuburirimbyi imyaka 2 gashira nta muntu uratanga ubuhamya ngo yakize ibicurano uri kuririmba, ufite ikibazo. Kona mwe ncungira mugenzi wawe ntihagire uhaguruka. Mubwiye ati ntahugiye umugo. It's a joke. Turaririmba n'amajwi meza, turabwiriza ibiheburayo turabizana, ibigira iki turabizana, ibiki byo, ariko nyuma yo kubwirizana, nyuma yo kuririmba ifite akabaraga babita abanyanda. Twatubona tudakunda kurya. Ikibazo nta handi ujya kugishakira. Niyo bamuteye ibintu kwa muganga cyangwa imiti n'ibindi, bamuha imiti ya peti kugira ngo ashake uburyo arya, kugira ngo akomere. Iki kwereka ko umukristo haragwagwagwa. Ikibazo sa masengesho y'iminsi 7 wafata, n'ubundi uzayavamo ongera ukora ibyaha. Icyo ukeneye ni capacity to stand. Nimbara gukura mu ijambo, nimbara gukura mu gukura. Ukarya ijambo ry'Imana, ugahagara imbere y'umwigisha muzima akakwigisha. Yesu yabwiye abigishwa be, Petero amwe ngo follow me, I will make you. Nkurikira nzaguhindura umurobyi w'iki. Mwana magambo, nkurikira uri umurobyi w'amafi, ariko mfite uruganda rwo kubanza kugukora, namara kugukora nkakohereza. Mwana magambo, Yesu nta changinga mission, Yesu changinga umuntu ugiye kuri mission. Iki nicyo kibazo dufite. So uyu mugoroba rero nanjye muri uyu mujyo wo gukura mu buryo bw'umwuka, munyemerero nanjye shyira kandi gatafari kanje tuvuge cyane ngo haleluya. Abakunda gukura mu mwuka tuvuge ngo haleluya. Nujuza mu nzu y'Imana, ujuza wiruka, jya ufata notebook vuga ati ngiye kurya ijambo ry'Imana, ngiye gukura. Icyo wumva wize utahe mu rugo wongere ugishyire mu bikorwa. Nyuma y'ukwezi ukora ibyo ngibyo, bavuga amasengesho uyatending, bavuga amateraniro uhabe, ufate inyigisho wige, usubire kuri YouTube wongere usubiremo inyigisho wige. Nyuma y'ukwezi ukora ibyo, nyuma y'amezi 2, nyuma y'amezi 3 uzajya kure mu buzima bwa buri guhinduka utazi kiri kuba. My dear, twese hano unahamagaye Reverend Kado yabikubwira, sibye ko numvisha gakiza ke papa, gakiza kaducira urubanza. Twebwe mwisi twabanjeyo, yego, ariko ukuntu twagiye twovakaminga intege nke zimwe na zimwe ni ukwicara imbere y'abakozi b'Imana bakatwigisha umuntu agashyira mu bikorwa. Ntago magazanga kuko navuye mu ijuru, simvuye mu ijuru n'ubuntu rutse hepfire aho ntuye, ariko umusaruro w'ijambo. My dear, ijambo rirarema. Biravuga ngo Imana iravuga ngo habeho. Urumva imbaraga z'ijambo ngo habeho umucyo. Umucyo gira gute? Ubaho. Hari imbaraga ziva mu ijambo. Ijambo si amagambo dusoma, ijambo nicyo bitarema, ni ikihishe inyuma y'ayo nyuguti. Paul aravuga ngo inyuguti zirica, ngo ariko umwuka atanga iki? Ubugingo. Mani magambo, iyo tuvuga ijambo ntabwo tuvuga inyuguti, tuvuga umwuka inyuma y'ijambo.
habeho umucyo. Umucyo ugira gute? Ubaho. Uyu munsi ndasenga nkuhanurira Imana igira ikivuga ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, binyuje mu ijambo. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza uvuga ngo mwami ngenderera mu izina rya Yesu. Maleka sofarahadia. Ko dutangiye gutya. Itangira ibice 13. Mtumishi uriteguye? Ibice 13 ku murongo wa 14. Ndaza kuvuga ibintu bikeya nintabimara abakozi Imana bazakomeza nta kibazo. Itangiriro 13 umurongo wa 14 kugeza ku 17. Loti amaze gutandukana na Abrahamu. Mukurikire neza. Loti amaze kugira gute? Gutandukana na Abrahamu. Mugasurinya hano. Loti amaze kugira gute? Gutandukana. Uwiteka abwira Abrahamu ati rambura amaso urebe uhereye aho uri hano ikasikasi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba igihugu cyose ubonye ni wowe nzagihanura urubyaro rwawe iteka ryose kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'umukungugu wo hasi. Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Irekereraho dukomere ijambo ry'Imana mashyi yakome cyane mu izina rya Yesu. Hari ikintu ushaka kwemphasize aho gatoya. Dusubirize ku murongo wa 14. Bibiri iravuze ikintu kiri clear. Abrahamu cyangwa se Loti amaze gutandukana na Abrahamu. Mwibuke ko Imana yahamagaye Abrahamu iramubwira ati haguruka mu bice 12, haguruka uve mu rugo rwaso, uve mu gihugu cyawe, ugenda aho nzagera gute nzakwereka. Imana ntiyigeze imubwira ngo ujyane n'uwo ari we wese. Oya, yamubwiye ko haguruka ugira gute ugende, nzaguha umugisha. Imuha amasezerano uko ari 9 kubakora etide biblique. Amasezerano 9 Imana irayamuha, imubwira ibintu bikomeye. Na igihe kigeze cyo guhaguruka, ntago yigeze ahaguruka wenyine, yahagurukanye nande na Loti. Mukurikire, kuva igihe Imana yamuvugiye, ku bantu bakora by study usanga kuva igihe Imana yamuvugishirije mu bice 12 ntago yongeye kugira ikintu imuvugisha kugeza ibice 13 ku murongo wa 14. Icyabaye niki? Imana yaramubwiye haguruka ajyana nande na Loti. Ndajya mukurikire neza ino story. Noneho Imana iraceceka kugeza igihe Loti atandukaniye na Abrahamu. Aramubwira ati nawe ubwo mutandukanye aho uhagaze, please 14 hasi. Uwiteka abwira Abrahamu ati rambura amaso urebe uhere. Nkunda Bibiliya. Ntago yamubwiye ngo reba hirya kure, oya. Ntago yamubwiye ngo reba iburasirazuba n'iburengerazuba gusa. Yamubwiye ngo aho uri, hera aho uhagaze. Aho ugize gute? Uri. Urebe uhere aho uri hano ikasikasi n'ikuzi n'iburengerazuba n'ahandi. Nzagira gute? Ihanu urebesha amaso yawe hose nzagira gute? Nzahaguha. Iri iki mwuka Imana yashyize ku mutima kugira ngo tuganireho. Muvuge ngo amen. Imana ntiyari gushobora gukora ikosa ryo guha ubutaka cyangwa se igihugu Abrahamu itarigeze bumwereka. Murakurikira? Hari attraction. Mwaje mu nzu y'Imana, mwaje kwiga, sibyo? Twiga ijambo ry'Imana, tuvuge ngo amen. Igihe cyose utarabasha kubonesha amaso yawe iki Imana yagusezeranyije, ntishobora kugikora. Mwakurikira neza? Niyo mpamvu ku bantu basoma Bibiliya, igihe Imana yahamagara Mose ijya ku musozi akamwereka igihugu cy'Ikanani, yarahagaze arahareba ati kira gihugu wakibonye. Yabanje kumukorera deliverance y'amaso kugira avugane njyewe nawe twaravuganye, amatwi yawe yumvisha ibyo nakubwiye, ariko hari uwundi muhamya witwa amaso. Buriya reka mbahora urugero. Ushobora gushidikanya ku kintu wumvishe, ariko ikintu wabonye ntushobora kugishidikanya. Umuntu ashobora kuguhamagara kuri telefone ukibaza harya ijwi ninde bimeze bite, ugashidikanya.
ariko umuntu mu face to face ntushobora. Iyo umuzi uramumenya, iyo utamuzi ntushobora kugira gute. Mu yandi magambo, amaso y'umuntu ni ikintu gikomeye ku buryo Imana mbere yuko ikwinjiza mu basezerano, mbere yuko isoza kimwe yakubwiye, habanza gubaho contact y'icyo wakubwiye n'amaso yawe. Muhumure muraza kubyumva. Turacyafite urugendo rw'iminota mikeya. Naho munyuve neza. Igihe cyose Imana itabanje kudiringana n'amaso yawe, udindiza n'iki Imana yavuze ku buzima bwawe. Kuko iyi ijambo ry'Imana rimanutse, Imana ikintu ibikora niki? Impamvu ikikwereka, ishobora kukikwereka mu iyerekwa, ishobora kukikwereka binyuze mu muhanuzi, ishobora kukikwereka binyuze mu nzozi, aho yanyura hose icyo si ikibazo. Impamvu Imana igikora ni ukugira ngo kwizera kwawe kubashe kuzamuka kuvuye mu cyo wabonye. Murangukira neza bwoko bw'Imana. Niyo mpamvu uyu mugoroba nshaka ko twigana ijambo nise the power of vision, imbaraga ziyerekwa. Andika gatoya ko ufite aho kwandika, imbaraga ziyerekwa cyangwa simba, the power of vision. Abakunzi b'ijambo tuvuge ngo amen. Vision ni ikintu gikomeye ku buzima bw'umuntu, ku buryo reka nkora aka kantu, igihugu uzasanga cyarakomeye kuri inosi, kampani runaka uzasanga yarakomeye kuri inosi, ubuzima bw'umuntu uzasanga bwarakomeye kuri inosi, uzasanga ibanga rya byose ryari ryihishe muri vision. Mani magambo, vision ishobora kugirwa n'ubuzima bw'umuntu, vision ishobora kugirwa n'umuryango, vision ishobora kugirwa n'ikigo runaka, vision ishobora kugirwa n'igihugu runaka. Mani magambo, gutera imbere kwa institution, gutera imbere ku buzima bw'umuntu, gutera imbere ku muryango gushingiye 100% kuri vision. Ako karumvikanye. Mu yandi magambo, igihe cyose vision yawe ifite ikibazo cyo kutagaragara neza, imbaraga zizazi kugezaho, izo mbaraga ziracogora. Reka nsubiremo. Imbaraga zikujyana kuri za ya vision zizakomeza kwiyongera igihe vision yawe irushaho kuba clear, vision yawe irushaho kugaragara. Imbaraga zikugezaho ziruhora zishaka zikura muri wowe. Ariko iyo zitagihari, vision yawe hariya ndajya he buzima bwanjye, iyo bikiri flu niho ubunebwe buzira. Buri ubunebwe ni resulta yuko nta vision umuntu afite. Simple as that. Kuko ni waba ufite ahantu ushaka kujya nurangiza ukomeza uryame. Actually ubunebwe ni resulta yo kutagira vision iri clear, iyerekwa ritari clear. Ndajya mukurikira neza, ndacyari muri introduction. Imana ibwira Abraham, yari yaramusezeranyije igihugu, yari yamusezeranyije ko muri we hazavamo amahanga, ariko ayo mahanga ntiyagombaga kuyamuha itaramuha iki igihugu. Igihe kiragera Imana bati nawe rambura amaso yawe uhera huri, numara kubibona. Ndaje gatoya mukanya. Now ndagira mbabwira ibintu bitanu byihuse. Sinitegeko ngo mbirangize, sibyo, bitewe n'iminota yanjye. Nta kibazo cya pressure, mama bishop arahari, bishop arahari, Reverend Kado, aho nzagarukiza bazakomeza mu izina rya Yesu. Muvuge cyane ngo amen. Hari ibintu bitanu by'ingenzi, niho message yangisha itindi actually. Ibintu bitanu by'ingenzi ugomba kumenya kubijyanye na vision. Ibintu bitanu by'ingenzi ugomba kumenya kuri vision. Please, abari kwandika ndagira mbahe uburyo muza kwandikamo neza. Ibintu bitanu bikomeye ukeneye kumenya iyo tuvuga vision. Icyambere, vision requires separation. Vision cyangwa siyerekwa risaba kutandukana n'ibintu bimwe na bimwe. Imbaraga ziyerekwa zituruka mu kumenya cyangwa se mu kugira umugisha ko gutandukana kw'ibintu bimwe na bimwe. Muvuge cyane ngo amen mbabwire. Zamukaho kandi amen gatoya. Ongera uzamukeyo kandi gatoya. Nababwiye ko uhereye mu gice cya 12 Imana ihamagara Abraham, imaze kumubwira ntiyongeye kuvuga kugeza igihe Loti atandukanye nande. Mu yandi magambo, hari ibintu bisakuriza iruhande rwacu ku buryo tutabasha kumva ijwi ry'Imana biri clear. Niyo mpamvu Imana itifuza ko dukomezanya. Hari ibintu tubana nabyo, hari abantu tubana nabyo,
tubana nabo abo ngabo baravuga cyane ku buryo kumva ijwi ry'Imana muri urwo rusaku biragoye. Imana irasaba iki? Nta kindi gusaba, just separation, kwitandukanya nabo. Hari abantu batazi iki kintu. Buriya separation na division ni ibintu bibiri bitandukanye. Division na separation ni ibintu bibiri bitandukanye. Division iri satanique, separation iri divine. Ako kantu mvuze kanumvikanye. Division na amacakubiri, ni kwirema ibice, ibyo nibyo bibi. Ariko separation mwene magambo, kuba nziranye nawe ntibimpa go ahead yo kubana nawe. Simple as that. Kuba ufite abantu muziranye ibihumbi 3, nibivuga ngo ibyo bihumbi 3 byose bihinduka inshuti zawe. Aha rero niho tumisingira ikintu, kuko turashaka kuba muri masse y'abantu, turashaka kuba mu bantu bavuga cyane ku buryo gupikinga ijwi ry'Imana bitugora. Niyo mpamvu dushiduka sometimes twayobya inzira. Byaturutse he? Byaturutse kutumva ijwi ry'Imana. Abantu bakirwa babaza abantu ngo mama bishop tubwire Imana ivuga ite? Nakumva ijwi ry'Imana gute? Ni gute Imana ikuvugisha umwana wayo ntuyumve? Biravuga ngo intama zanjye zimenya ijwi. Murakurikira neza? Bwoko bw'Imana abantu bari bafite iki kibazo mu gisubizwe gutya. Kuvuga ngo Imana ni gute nakumva ijwi ry'Imana? Mwene magambo, mu matwi yawe harimo urusaku rwinshi ku buryo utabasha gutandukanya amajwi ari kukuvugisha. Simple as that. Naho ubundi Imana ikuvugishije urabimenya, ntago ukeneye indi conviction. Benshi muri twebwe dufite abantu batugose bavuga cyane ku buryo tutumva ijwi ry'Imana. Benshi muri twebwe social media zacu zirasakuza ku buryo tudashobora kumva ijwi ry'Imana. Abandi ibirori biravuza ubuhuha mu matwi yacu. Kuwa gatandatu n'ubukwe, ejo ni bridal shower, ejo ni baba shower, ejo ni bibi. Ibirori ni byinshi ku buryo utabasha kumva ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu mu gihe cya kera Imana yabwiraga Amos, zamuka ku musozi ndifuza kugira gute? Mwene magambo, ndashaka kugutandukanya n'urusaku rw'Abisirayeli. Hari icyo nshaka kuvugana nawe, zamuka. Niyo mpamvu reka mpite nk'iriyaringa n'aka kantu. Iyo tugiye ku musozi gusenga, ntago tuba tugiye gusenga uwo musozi kuko ari huri bitangaza. Akantu nka clearing, ntago tujya kanyarira kuko kanyarira yisubiza. Kuko tugeza abarokore dusigaye turamya za kanyarira n'indi misozi nubwo begetseho. Tuvuge cyane ngo amen. Uzi impamvu iyo ugiye kure hari agato dore ikintu ubukoze, umusozi si utanga ahubwo ubuhunze urusaku. Ubuhunze ubushaka ka meditation, ujya ahantu uganire n'umukunzi wawe, ahantu hatuje, umubwire uburyo ari mwiza, umubwire uburyo yagucunga, usabane n'umuremyi wawe. Ako wazamuye ibwazo ngo haleluya. Muri aya materaniro y'umugoroba ndebera mugenzi wawe ngo hari ibintu ugomba gutandukana nabyo ukumva ijwi ry'Imana. Bwoko bw'Imana, ijwi ry'Imana ntago ryabaye ingume, oya, ahubwo dufite kerere nyinshi, dufite ibisaku byinshi ku buryo tutapikinga ijwi ry'Imana. Imana iracyavuga. Mbonera no kubwira n'aka kantu ngo Imana yantumyeho umuhanuzi ambwira gutya na gutya. Imana ishimwe ko yagutumyeho umuhanuzi. Impamvu yagutumyeho umuhanuzi, yarakubuze wowe kuko amatwi yawe arafunze. Wanze ukishima bantumyeho. Ibaze so wo mu ijuru, papa wawe wagucunguje amaraso y'igiciro, akaguha impano y'imbabazi, akaguha impano y'ubugingo buhoraho, ari kugutumaho abantu ngo bamukubwirire. Isoni zigukore. Tugasenya Imana, umuhanuzi yamvuzeho. Uriya muhanuzi agomba kumvugaho. Impamvu mbizi nuko nanjye nahaciye. Mutazwe nanjye ndigitangaza. Umuhanuzi yabaga ari hariya nkaba nsenga mutima wanjye, Imana mvugeho. Nubu bebe ariko wigishije Mana yanjye. Ubwo nabwo nubu bebe. Papa wawe, ibaze papa wa mu buryo bw'umubiri cyangwa mama wawe agutumaho, kandi mubana mu nzu, yarakubuze. Niyo mpamvu separation irakenewe. Hari ibintu ugomba kwitandukanya nabyo. Kandi igitangaje, utaza kuvuga ngo Mana uze kumfasha ngo abantu badakwiriye bavane mu buzima bwa abadakwiriye urabazi.
hera ku murongo. Njyewe nyangira umuco wo gusiba nimero. Simvuze ngo nawe bikore, ariko ngiye buri wese afite uko handoringa issues ziwe. Ndagusabye genda ufate decision. Uzi kuwa mbere wasohotse, nyuma y'akazi wagiye, ejo ufite meeting, ejo ufite amateraniro, ntagiye na kimwe ugirira Imana muri babiri. Amasaha 24 y'umunsi arashira wabaye busy. Yesu aravuga muri ureweka ku musozi Getsemane, agiye ku yabwiye abigishwa be muri Matayo 24 ndi 26 something, yarabwiye ngo munaniwe kubana nibura isaha imwe. Ibaze mu mpano y'amasaha 24 Imana yaguhaye, isaha imwe irakunaniye. Waranza ndashaka gatuti bampe microphone. Isaha imwe irakunaniye, uratanga iki? Ikibazo n'uburyo ibi bintu byinshi tubyumva gutya ariko ntihagire ikintu tubikoraho. Nicyo kibabaje. N'ubu murabyumvishe, ndahamya neza katari n'ubwa mbere mu byumvishe. Tuvuge cyane ngo haleluya. Hari separation, hari ibintu ukeneye gutandukana nabyo. That's it. Biravuga Paul yabwiye Timoteyo, ngo umuntu Timoteyo wa 2:21 ngo umuntu niyeza, umuntu niyiboneza akitandukanya nibidakwiriye. Simple as that. Kwiboneza, kwiyeza byo ntiwabishobora ko Yesu yaratwejeje, ariko kwiboneza ni role yawe. Kwitandukanya nibidakwiriye si role y'Imana. Icyo yakoze yarakwejeje ku musaraba, iguha imbabazi ibyo utari kuyikorera. Murankurikira neza, ariko kwiboneza ni responsibility yacu n'ubuzima bwo guhinduka. Paul arabivuga ngo be ye transformed mu Romans chapter 12, muhinduke mugize imitima mishya. Separation. Mbere ko mva kuri kino kintu cyambere, utangira utekereze nibihe bintu ngomba gutandukana nabyo, kandi uve hano uhita ufata decision. Nimba hari abantu, umuntu utakugira inama yo kujya mu rusengero, umuntu utakubwira inama yo gufata amasengesho, umuntu utarakubwira mumaranye imyaka 5 muziranye, ntarakubwira ngo dusome Bibiliya, uwo muntu ashaka iki mu buzima bwawe? Muzi ko hari abantu bari mu buzima bwacu mission bafite ari ukunyunyuza ibyo dufite. Nk'ubu hari abantu bava hano mama bishop bumvisha ijambo bari mu muriro bati hari ibyemezo ngiye gufata rabashoto, ugisohoka ari ba bantu bashinzwe kunyunyuza bakabaraje. Tiya baba tikara gahungu kare kambaye biki harya harakikigira gukuru ugasa umuntu abazimu bari hano hanza. Tuvuge cyane ngo amen. Ndebera mugenzi wa mugeti tandukana. No mukubita gashi neza umwe tandukana nabo bantu badakwiriye mu buzima bwawe. Ariko hari abantu baneze bakomere Yesu amashi menshi. Tumuvugirize impundu wa mwami w'abami. Malo sabahade ya balahazova. Abantu badatuma icyo twahawe n'Imana tukibyara, tandukana. Abantu batagusunikira kubyara umuhamagaro kurimo, tandukana. Social media zitagusunikira kubyara icyo Imana yagushizemo, tandukana. Inshuti zitagutuma zitakubyaza ikikurimo. Hari impano ikurimo, hari umuhamagaro ukurimo. Muri wowe amahanga agomba gutabarwa, muri wowe imiryango igomba gutabarwa. Ukeneye ababyaza. Hari revelation ngize, vuga ngo yitubwire Jackson. Vuga cyane ngo yitubwire Jackson. Benshi muri twebwe papa dufite ababyaza bameze nka wa mukozi wareraga Mephibosheth. Benshi muri twebwe inshuti muri buka ariko yitwa nde? Ni Sira Siba ariko Siba we. Mana sinijuru uzi cyabaye yaramuteruye. Mwibuke Mephibosheth yari umwana w'umwami, yari umwana wa Jonathan, I think so. Yari umwana wa Jonathan ibwami. Uzi bari kwirukanka bahunga urugamba, uwari umuteruye niwe wamutuye hasi ahinduka ikirema. Benshi muri twebwe imihamagaro yacu iri guhinduka ibimuga bitewe n'abayiteruye. Reka mbabwize ukuri, benshi hano turacyakinisha destinies zacu.
reka nkubwize ukuri, iyo mbonye witambitse ubuzima bwa destiny yanjye ndagukubita, nta mbabazi nkugirira, kuko ndabizi destiny yanjye irahenze. ushaka kuvuga ngo ni ubwibone, ariko namaze. iyo ntaza kuba seriye ntabwo mwari kuba mwicaye ahangaha muri kunyumva. ujya mwantumiye kubera ko ari impuhwe mwangiriye, nuko hari icyabyawe muri njyewe kandi kigikomeza kubyarwa. umuswahili niwe uvuga ngo nabado. Give me 5 years. Nabado. Kara kajama kari yemera namaze. Uwo ninjye, nawe vuga ibyaho. Ngenda kuvugira. Ngewe ibyanjye ndabyatura, ndabivuga. Bwoko bw'Imana. Reka mbabwira akantu. Nta muntu bakomera amashyi inshuro ebyiri kuri success imwe. Bivuze neza? Cyangwa nsubiremo. Umwana urabona ukuntu ngana gutya, mwese ko muri hano nta muntu wagukomera amashyi ngo uri kugenda n'amaguru. uzi impamvu? Kuko bigeze kuyagukomera igihe wari ukira akabebe utangiye guhaguruka, ntago bakongera kuyagukomera. mu yandi magambo, nimba warageze ku rwego rumwe ntutegereze ko bazakomeza kugushima no kuguhimbaza kuri urwo rwego. banza ugere ku rundi kugira ngo twongere tugukomera amashyi. gera ku rundi kugira ngo twongere tugukomera amashyi. hari umuririmbyi cyangwa uvuga butumwa ugera ahantu yabwiriza umuriro watse naho nuguma kuri urwo rugero twadushyi bagukomeye nitwo bazaheraho. hari abandi bakira bagiye kubwiriza bakabanza bagahaguruka, ntawe wabinginze. Level of anointing. My dear, business uyu munsi wa making 1 million per month, thank God. Genda upfuka mushima ndagushimiye, ariko there is more. haracyari byinshi byo kugeraho. Ningaruka hano nzabigisha test ebyiri za greatness. umuntu wakomeye aca muri test ebyiri kuri inose. igihe nabibonye nabwishimye Imana. tuvuge cyane ngo haleluya. bwoko bw'Imana, rakarira destiny yawe. gira abantu utandukana nabo. bajene muri hano muvuge ngo amen. murasohotse se bajene muri hano muvuge ngo amen. abatarashaka muvuge ngo amen. umwana wawe ujya utekereza ko azakubaza mastori yawe ukiri umukobwa, ukiri umusore, wari umeze ute? ufite ikintu uzamubwira? hano ababyeyi benshi bari hano mwabeshya abana banyu. twabaga ba mbere ku ishuri, byagendaga kandi urabizi ko wendaga gufunga class. ababyeyi mugomba kwihana mu izina rya Yesu. bwoko bw'Imana tuvuge ngo haleluya. Separation. bajene muri hano fuhira destiny yawe. abajene muvuge ngo haleluya. bajene mwebwe kire kubabankira nka n'icyumweru. uzi ko igihugu ari mwebwe gitezeho, itorero ni mwe ritezeho. abasaza bari gucumuka bagiye ariko ubajije aba basaza ubwoba bafite nabo bazahandinga over. ubwoba bafite habe muri iki gihugu, cyane muri iki gihugu, muri sector zose. ubwoba bafite habe muri politique, habe muri church, religion, buri muntu wese arareba ukuntu umuntu yitwara, ariko umuntu ukuntu avuga ati wowe ndabona nakwizeye. uzi impamvu twabuze abajene bari serious kuri destiny zabo. turi mu birori, twaryamye amasaha ngahe, turi muri movie. ikizababaza, ejo bundi hari agastori numvishe, umwana umwe muri church yaraje arambwira ukuntu baganye na mama we. agenda abaza mama we ati mama, wari uri hehe abandi bagura ibibanza za Kagarama, za Nyarutarama, ko byari bihendutse? wari uri hehe abandi babigura? umubyeyi aramubwira ati ariko uwo mubyeyi naramukunze. yamusubije ikintu gikomeye cyane, aravuga ati ufite imyaka ingahe? 28. hari ikibanza uragura? ati oya. ejo nawe umwana waza kubaza ko Nyamata ku Gahembe hahendukaga, wari uri hehe? wumvishije igisubizo? undi aramushinja Kagarama, kandi umujyi ugeze ku Gahembe.
mu gihe abandi bari kurwana. Turi muri filime amasaha 4. Uza amasaha 4 ibintu bawungutse. Filime simbi munyumve neza, umva ikintu ndi kubabwira. Iyo ureba filime dore ikintu uba uri gukora, uba uri kwinjiriza ba undi ya wayikinnye. Kandi wayikinnye ntabwo ari kwireba, ari gutekereza ikindi azakina kugira yongera kwicaza umwinjiriza. Mani magambo iyo ureba movie uri kwinjiriza abandi. Hari abajya bambwira ngo nongo hari movie ngo zigisha cyane. Documentaries zagiye. Ibitabo biri he? Ko mundakariye turagira dute? Abanezero tuvuge ngo haleluya. Mureba amasaha tumara twinjiriza abandi. Twarangiza tukaza karande y'ubukene mu izina rya Yesu turamena nta karande y'ubukene, ikarande iri mu mitekerereze yawe. Ngo nubundi wacu none hari ukuntu abarokore mama bishop dutwize guspiritualizinga buri kimwe cyose. Guspiritualize ni gute mu Kinyarwanda? Ibintu byose tubihindura umwuka. Impamvu ndi gukora bikanga maybe iwacu nundi ntabakoze ntabageze gute. Urabeshya uri umunebwe, uryama amasaha menshi, urabeshya amafaranga sinyatse ufite, ahubwo ikibazo ufite ni lack of skills. Urakinza ubumenyi bwitwa management. Twana tukajya gukubita abazimu. Niyo mpamvu igihe twahereye tubakubita ntabagiye na n'ubu aracyahari. Ikibazo rero sibo, ikibazo ni imitekerereze. That's why ugomba kugira ibintu bimwe witandukanya nabyo. Vision requires separation. Nushobora kuzaba intwari, nushobora kuzaririmbwa mu gihe cyawe utaritandukanyije n'ibintu bimwe na bimwe. Kandi gutandukana nabyo ni sacrifice, ni igitambo utanga kuko umubiri ubikunze. Bwoko bw'Imana muzicaza mama bishop na papa bishop na barevera mubicaze mubabwira amateka ya foso y'abababwira. Hari ibitotsi bimye, hari ibintu banze. Uyu munsi reba church kuntu imeze. Va kuri ibintu bya kubandi mu buryo bwa business. Reba abanyamategeko bari hano, reba abacuruzi bari hano, bose barasafarinze ku ruhande rumwe. Urashaka kugira ngo I wish nzakomera ndabizi. Nta ukomezwa no kuwishinga. Kurota ni kimwe, no kugera ku nzozi ni ikindi. Inkuru mbi mbafitiye cyane cyane abakiri batoya, hari abantu twajyanye Rusororo bafite inzozi. Icya kabiri, muriko murafashwa? Muriko murafashwa? Hari ijambo ryantangaje. Proverb ni imigani 29:18. Wakadushyiriraho papa 29 imigani 18 ngo where there is no vision people do what? Perish. Nga ahantu hatari aho ishurirwa kutari. Nabona version y'icyongereza nka NKJV cyangwa indi version. Where there is no revelation. Nabona KJV, not NKJV, KJV. Where there is no vision. Mwabonye? Where there is no what? Oya ni utazi icyongereza ujye wijijisha ukivuge mwize. Vision ni koko. Oya twagiye dusome 1 2 3 read. Where there is no vision the people perish. Ngo ahantu hatari iyerekwa ubwoko burarimbuka, abantu bararimbuka. Simple as that. Ubuzima bwawe bufite irihe yerekwa? Uri kuganisha hehe ubuzima bwawe? Inyigisho kugiye kuba ndende. Aka kabiri, ikintu cya kabiri ugomba kumenya. Icya mbere mwacyumvishe? Icya mbere ni iki? Separation. Vision yose ikenera separation. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya iyo tuvuga vision. Icya kabiri, vision nanditse hano, vision expands beyond the present. Mwene magambo, vision yaguka cyangwa se beyond the present. Mwene magambo, vision yaguka cyangwa se ireberwa atari present, atari nona. Ireberwa ibiri hejuru ya present. Kinyarwanda ko numva nkibuze. Ariko muri kubyumva. Mwabyumvishe bwoko bw'Imana. Reka mbisobanure muraza kubyumva. Iyerekwa rikenera kurirebera hanze y'ubuzima urimo. Kugira ngo ugire vision nuko banza ugasohoka muri box urimo warangiza ukareba.
reka mbereke ino verse twasomye abakuzi b'ijambo tuvuge ngo haleluya. Imana ibwira Abrahamu ati from where you are, uhereye aho uri, aho murahibuka ku murongo wa 14. Subira mu Kinyarwanda nta kibazo. Mu Kinyarwanda please. Uwiteka abwira Abrahamu ati rambura amaso yawe urebe uhereye aho uri. Mani magambo, aho uri rambura amaso ugire gute urebe. Dore ibintu bikomeye bibiri birimo aho hantu. Please mundebe gatoya. Sigaje iminota mikeya. Mundebe gatoya. Niyo nasoreza kuri kino. Ibi nzabikomeza wenda ngarutse. Munyumve neza. Amaso yacu iyo ntashobora kurebera vision, ntashobora kureba kure igihe atavuye muri preza. Igihe amaso utayateruye ngo ave muri situation urimo, uri kunyuramo, ntushobora kureba ibigendanye n'ikimana ikwifuzaho. Mu yandi magambo, kugira ngo urebe ikimana ikwifuzaho, ubanza kwikura muri iyo situation urimo, ukajya hanze iyo situation, wamara ukareba. Muranyumva neza bwoko bw'Imana. Aha rero aba turi kumwe tuzamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. Tuzamurike tuvuge ngo haleluya. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abraham we, from where you are, aho uhagaze muri urwo rugendo urimo, navuganye nawe ariko sindaguha ibyo naguvugishije, ibyo nagusezeranyije. Ndavuganye nawe ariko sindakwereka icyo nshaka. Ndashaka kugira ngo umubiri wawe utandukane n'amaso yawe. Hari ikintu gikomeye hano kirimo. Bakristo bari hano tuvuge ngo haleluya. Igihe uzemera umubiri wawe, igihimba cya umubiri, ugaturana n'amaso yawe, uzasafaringa, uzaruha. Iteka abantu bageze ku bikomeye bafashe umubiri wabo bawutandukanya n'amaso. Amaso areba aho umubiri utaragera. Reka mbegere mbisobanure neza, ntabwo biraza neza. Tuvuga cyane ngo haleluya. Vuga cyane ngo haleluya. Ndaje mukurikira akakantu mukumve neza, nakingenzi. N'abana b'Imana, situation mbarugere kujya mu byumve neza. Igihe utangiye kwibona uri mu madeni, uri muri challenge z'ubuzima, nayo ubukode wayabuze, amaminervari y'abana ni ibibazo, kandi muri wowe uriyumvamo ikintu runaka. Igihe amaso yawe ari muri iyo situation, ntuzagira vision nzima. Dore icyo bisaba kubanza kuvana amaso yawe aho umubiri wawe uri. Amaso ukabanza ukayareka agatravelinga akagenda. Kuko amaso nagera hahandi Imana igushaka, amaso azasubira yafata umubiri wawe ahubwo ngo ntugomba kuba hano nkurikira, kuko warebye kure nzakugeza kure. Ikibazo dufite nk'abana b'Imana, amaso yacu aturanye n'imibiri yacu. Muri bya bibazo turi kureba hahandi hafi aho, hari ukuntu bajya vanga inkoko itoragura aho ireba. Namwe murabiyemera? Donc hari ukuntu Satani atubohera muri situation. Amadeni, challenges z'ubuzima, indwara runaka, umwana wanje, Mana numvana mu bukode nibwo nzakora biriya. Donc urizenguruka ubuzima naho. Icyo gihe nta projet ufitanye n'Imana abantu bameze gutyo. Mwaye devoir uzareba abantu bageze ku bintu bikomeye, haki ya Mungu ntago bigeze baturana n'amaso yawe. Bari muri izi situation ariko bareba. Hari imbaraga. Paul aravuga ngo sinkireba kubiboneka, ahubwo ndareba kubitaboneka, ngo kuko ibiboneka n'iby'igihe gito. Dore ikibazo, amaso yacu araha. Twakwiganye Paul. Hari ikintu njya nkunda iyo nsomye amateka ya FPR babohora kino gihugu. Nta mbunda bari bafite zihambaye, nta bikoresho. Harakarimba bararimba ngo kamanywere ziponde kandi sijui zitoke zivichwane hatuwe. Donc na bamwe bari bafite ngo nta byiringiro, ariko amaso yabo ntiyarebaga ku byo batari bafite, barebaga igihugu. Ndajya mbabaze, baragifashe ntibagifashe. Uyu munsi igihugu gihindutse paradizo kubera abagabo bavuye kuri zero, from zero to hero. Ntacyo bari bafite, ariko uyu munsi hari ibyo bagezeho. Barebye iki? Igihugu. There is a power mu byo tureba. Bakozi b'Imana, tangira wibone uri kure. Ahantu wibonye
imana itanga imbaraga zo kuhakugeza. Biragoye bwoko bw'Imana, ariya masezerano imana yaguhaye nudatangira kuyareba, nudatangira kuyabamo, utarayabamo ntabwo azasohora. Impamvu imana yaguhaye ni ukugira ngo utangire ubyiyumvemo. Muzi ko n'inkoko igiye kubika irabanza ikagira gute? Ikabyiyumvamo, ikabanza ikabati amafaranga ntagapfa kuza utayumvishemo, urabanza kwanzuka. Hari ukuntu papa Revera yavuze akantu tugiye kuyatunga, watangiye kubyiyumvamo. Donc iyo bitangiye kuzamuka urabyumva. Uzi ikibazo dufite, Satana duheza muri ya marira n'agahinda. Ese muri kubibona urabona hari kizahinduka? Nawe ugatangira mana wampoye iki? Mana wampoye iki? Ayo ni amasengesho imana itagitega amatwi. Muri Bukameshake na Abednego bari mu muriro, babwira umwami ati hari uwo twabonye papa Kofi, hari abo twabonye, ntago twapfukamira ibi bigirwamana, twararebye Imana. Reka mbabaze, mu muriro byagenze gute? Uwabajugunyemo agiye kureba ati ko twajugunyemo batatu, uwa kanavuye. Mwani magambo, uwazanye uwa kane n'amaso y'icyo barebaga. Icyo barebaga cyamanuye umwana w'intama w'Imana, manuka ujye mu muriro. Abakora Bible commentaire bavuga ko habe nagasatsi, habe bavuyeho bari bakimbagira, hanameremeta haname, bavuyemo babyina. Kubera iki? Hari icyo barebaga, hari icyo barebaga. Ndakubaza bwoko bw'Imana, uyu mugoroba uri kureba iki? Amaso yawe nicyo ari kureba. Nureba amadeni azakwica, amaso yawe nareba iyo ndwara izakwica. Yesu baraza baramubwira ati inshuti yawe Lazaro yapfuye. Yesu arabareba ati ntabwo yapfuye, yasinziriye. Lazaro ntabwo yazuwe ko yari yapfuye, yazuwe ko Yesu yabonaga ko asinziriye. Namahita buretse gato amashyi, namahitamo yawe kureba ibipfuye nk'ibisinziriye. Namahitamo yawe, kuko Yesu ati reka da, baranamushyinguye iminsi ati arasinzire, wemwe mukureho igituro. Ikibazo n'ibyo ureba, ikibazo si ibyo Imana itarakora, ikibazo ni uburyo ubirebamo. Bakristo bavandimwe, urareba iki? Nicyo ureba. Dukomere Imana amashyi kubwo umubyeyi wacu ugeze hano. Papa turakwakiriye, muyakome neza ariko yumve ko umuriro watse hano. Ako namwe tuvuga cyane ngo haleluya. Ikibazo si ibyo Imana itarakora, ikibazo urareba iki? Reka tunasoreze naho. Habwo nari mbabwiye binga bibiri bitatu ubwo nzagaruka. Nkomeze ayasha muvuge cyane ngo haleluya. Mbariza mugenzi wawe, uri kureba iki? Umubajije nkaho mufitanye ibibazo, umubwe uri reba iki? Urareba iki? Amaso yawe nicyo areba. Reka mbabwize kuri bwoko bw'Imana, mwitoze. Nubwo uri mu madeni, nubwo uri muri challenge z'ubuzima, nubwo uri muri bintu ubona nabivamo, uribuka papa umwuzure cyangwa se storms, imihengeri itera ubwato, Yesu yisinziriye. Abigishwa batangiye kuvuza induru, baradaha. Tipa agize ate? Arisinziriye, nta shida, nta kibazo, ameze neza. Uzi impamvu icyamusinzirizaga? Nuko hari icyo yarebaga. Yarabyutse aravuga muzageza hehe? Mwebwe mani magambo, yabonaga kwambuka amahoro, yabonaga. Reka mbabwize ukuri, challenge z'ubuzima ntizizashiraho. Sinje kubigisha imbabwire ngo Imana izagutere, no. Ibibazo bizahoraho, irabivuga bizahora ko hahirwa haguririshano ubigira gute ubizana. Mani magambo, ibibazo bizahoraho. Ikibazo rero si ibibazo, ikibazo ni uburyo by'interpreting, n'uburyo birebamo. Yesu yarebye Lazaro yapfuye, urupfa ruhindura ibitotsi. No, arasinziriye. Nicyo uri kureba. Vision. There is a power hidden in vision. Icyo ureba nicyo Imana iguha. Ntutekereze ko Imana izakugeza ahantu utareba. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Bwoko bw'Imana, ibintu bitanu ukeneye kumenya ku kintu kijyanye na vision. Icyambere ni separation.
murabyibuka? icya kabiri ni ukureba beyond your present, ni ukureba hakurya y'ibyo uri kunyuramo. Ibi bintu nutabimastaringa, trust me. Ese reka mbabaze kuki Imana itafasha amaso yacu ngo iyashyire inyuma? Kuki mutabyibaza? Umuntu najye ajya kureba ajya hindukira do bitewe naho ugiye kureba. Yari bizi neza ko amaso y'umuntu nababwiye ngo ushobora gushidikanya ku cyo wumvishe, ariko ikintu wabonye wanagipfira ukabati nuko cyari kimeze nuko. Kubera iki? Amaso yawe yarakibonye. Nuturana n'amaso yawe, ndagusabye uyu mugore Imana ibakoreye deliverance ahantu muri ayo madeni, muri ibyo challenges z'ubuzima, reka amaso yawe atangire a traveling, arebe icyubahiro. My dear, hari abantu babonye ingendo mbere yuko bazijyamo. Hari abantu babanje kuba mu ma etage batarayubaka. Ikibazo se ko bazubatse, ikibazo amaso yabanje kandi ubuzima bari barimo ntago wabemeraga kureba. Ikiyo baturushije nuko bitandukanyije umubiri wabo na present bari barimo, babitandukanyije n'amaso yabo. My dear, inzu ushaka tangira uyirebe. Muza amakosa dukora kubera ko hari Imana igiprovidinga nta plan twari dufite. Ibyo ya providinze bigapfa ubusa kubera ko nta plan. Plan ni iki? Vision. You plan according to the vision you have. Dufite ibibazo by'abakristo twuzuranye muri church, uramubwira ngo urajya he mu myaka 5? Imana iri kumwe nanjye, nta kimwaro nzafata, ntagira gute. Mfite ibyasezeranyijwe. Muze ko hari abapfuye batahabonye ibyasezeranyijwe. Kuba bifite nta gitangazo ufite. Ko mutangiye kundeba nawe. Bwoko bw'Imana, ndi hehe uri gutwara ubuzima bwawe? Famiye yawe uri kwitwara he? Abana bawe ni ihe legacy uzabasigira? N'iki abantu bazakwibukiraho? Uzi ko uyu munsi umuntu asigaye herekeza umuntu kwirimbi, abantu bakabura ikintu bamuvugaho completely. Yari umwana mwiza, ugajya gushaka. Hari umwana yigeze kwishurira ishuri, ubwo nuwo kwa nyirasenge wabo nabwo yamwishyuriye igice cya minerivare, ntabwo ari yose, ni igice, nabwo imyaka 20 iciyeho. Kubera iki? There is no vision. Iyo ufite vision ikikwereka ko ari vision, idepanda na impact uzagira muri societe. Let me teach you something. Bwoko bw'Imana, tangira urebe ndajya hehe mu buzima bwawe. Uzi impamvu abashumba biti umwaka tugiye kujyamo izina ni vision. Bumva iki Imana ivuga muri uwo mwaka. Inyigisho zose zigena zitangwa zidependinga kuri iki Imana yavuze. Ariko birababaje kuba twebwe ubuzima bwacu individual, ubuzima bwacu personal, imiryango yacu couples, ni ihe myaka 5 miri imbere niki mwasetinze nk'umuryango. Abantu uri kubategurira iki? Benshi hano turi victime yuko twarerewe mu miryango itarigeze igira plan. Ko mwijijisha se? Erega nutu to make up tutubeshye, ariko batwikureyo bakareba. Twese hano turi victim. Victim ni iki? Turi inzira karenga cyatu, turi ibibazo, turi produit z'imiryango itarigeze igira plan. Natwe ibyo twabaye twarangiza tugatanya kubi spiritualizing. Iwacu buriya data bakoraga ibintu byo kubandwa no gutereka. Si ikibazo cyo kubandwa no gutereka, ni ikibazo cya lack of planning. Noneho byatangiye kuzamuka nawe watangiye kubigenderamo. Buriya iwacu dufite imyuka bakristo tugabanye gu spiritualizing ibintu. Thank you. Tugabanye gu spiritualizing. Yes, hari igice cy'imyuka, ariko ibintu byose twabihinduye imyuka. Gute? Mwaje mu nzu y'Imana mugomba gutaha uko mutaje mu izina rya Yesu. Vuga cyane ngo amen. Bwoko bw'Imana, gabanya gu spiritualizing. Ngo buri impamvu ntinda gushakwa buriya ngo ni imyuka. Hari ukuntu maybe ni karakteri yawe ipfuye, nta muhungu wakwishima ko waba umugore. Simple as that. Uri gihungu ugeje imyaka 37 40, nta impamvu bakubenga. Ikibazo si imyuka. Mbere ko banza kujya gushinja imyuka, banza urebe ngewe ndishyashya. Nta responsibility ufite, nta manhood ikurimo, nta capacity ya leadership ikurimo. Do you think umukobwa w'abandi wibyurudinze azaza kwemeraga akayoborwa nawe utazi no kwiyobora? Twarangiza tukabishinja ngo umwuka
ngo hari ukuntu iwacu ngo dufite umwuka wo gutinda gushaka, ngo n'abagezeyo ngo ntibarurama. Jamais. Banza wikoremo akazi. Komu yakoma maki gake nzagaruke rega nzagaruka. Tuvuge cyane ngo amen. Nababwiye ko nge ndi umwana mu rugo aha. Wayakoma utayakoma ni taludi. Vuga cyane ngo amen. Ndabasabye bwoko bw'Imana, have vision. Narindi kubabwira ibintu bitanu bikomeye ugomba kumenya kuri vision. Reka nsoreze hano. Icyambere ni iki? Separation. Hari ibintu ugomba gwitandukanya nabyo immediately. Hari abantu batuma utumva ijwi ry'Imana. Ndi gukora summary intentionally kugira mu gihe cyo mutahana. Bwoko bw'Imana, Imana ibwira Abraham, muri ko twasomye, amaze gutandukana na Lot, ijwi ry'Imana rimuzaho. Aho urireba hari ba Lot ugomba gutandukana nabo. Lot ashobora kuba ari abantu, Lot ashobora kuba ari system, Lot ashobora kuba ari social media. Lot ni ikintu gisakuza kidatuma utumva ijwi ry'Imana. Tandukana nacyo. Kuko ahantu umugisha wawe uri ntago uri mu byo ukora, uri aho Imana ikujyana. Aho ijwi ry'Imana rijya ku buzima bwawe niho hari umugisha wawe. Niyo mpamvu benshi tujya dustrugglinga mu buzima tukibaza, Mana ko ibyo dukoze tudabihaye, ninde wakubwiye ugiye muri ibyo bintu? Nimba atari ijwi ry'Imana ryakuguidinze. Niyo mpamvu dufite abakristo mama bajya bagera muri situation bagakubitwa mu bintu mu myanzuro bifatiye, bamara gukubitwa bakagaruka, Imana yarantaye, mama Bishop Nsengera. Imana ntiyagutaye, wabigiye mutayigishije inama. Tuzigira iki kintu kuri Dawidi ndibaza Samuel wa mbere bice 30 something, bama asanga isikuragi babateye banyaza abagore n'abana bararira, aranje tumaho effort agisha inama Imana ninkurikira nzabafata. Imana iramubwiye ati nkwaye go ahead, uzabafata kandi uzagarura byose. Ukeneye kumva guidance y'Imana, ukeneye kumva ijwi ry'Imana mbere ko winjira muri ya business. Ikibazo si business, ikibazo buri sector yose ifite igihanda cyicayeho, nicyo bita principalities. Mu Befeso principalities ni abatware, ngo dukirana n'abatware b'umwijima. Abatware si abadayimoni, utudayimoni ni peti. Murakurikira neza, utudayimoni ni peti. Niyo mpamvu twirukana tukajya ako principalities ni ibiyoboye sector, ni ibiyoboye agace runaka. Nta gace uragera mugasanga kuzuyemo ubusinzi gusa, akandi bakajyamo karimo ubusa, ugasanga buri gace gafite specific. Iyo ni principality. Turwanya niyo nabo batware. Mani magambo, muri business ugiye kujyamo, ikibazo si business, ikibazo ni principality. Do you have that capacity, that energy yo kugira ngo usenye icyo gihanda cyicaye kuri uwo musozi? Niyo mpamvu ugomba kumva ijwi ry'Imana. Kugira ngo vision yawe prosperous, itere imbere, ijye imbere, biragusaba gutangira kureba hanze ya box urimo. Nakubwiye iki muri bino? Tahana ibi bintu, ningira umugishwa nkagaruka nzakomeza icya gatatu n'icya gatanu. Munkurikire neza. Tahana ibi bintu bibiri. Cya kabiri, tahana ko ngomba gutangira kurota, ngomba gutangira kureba. Nubwo ndi muri ibi bibazo, nubwo ndi muri aka gahinda, ubura amaso itandukanye n'amaso yawe, tangira urebe. My dear people, bajene mutarubaka muvuge ngo amen. Urugo utarubaka tangira ururebe. Reba umugabo wawe, reba abana mukina mu rugo, tangira ubirebe. Erega kureba n'ubuntu no kurota n'ubuntu. Umuntu uzakwishyuza kubaga ko warose, uzazi iyo facture nzayishyura. Bas kurota nabyo, rota ya business tangira uyirebe, yirebe utangira yiyumvemo. Rota yanzu tangira uyibone wayicayemo. Mwisi y'umwuka, reka mbabwira aka kantu nsoza. My God, ibintu byose bibera mu isi y'umwuka. Nta kintu uzabona muri nose kitarahere kuba mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga ngo kureba, tuba turi kurema mu isi y'umwuka, ejo tukazabibona mu isi y'ibifatika. Murankurikira neza. So iyo tuvuga ngo reba, ikintu tuba turi kuko nta mwanya mfite, mbasubize mu itangiriro ibice 11. Muribuka wa mugabo babwiye abantu muze twibakire umunara w'Ibabeli? Muramwibuka? Muramwibuka? Uzikune babwiye muze twiyubakire umunara, tuzamuke tugere mu ijuru. Imana dore ko Bibiri bitivuga mu bice 3, ibice 3 byakozwe mu murongo wa 11. Bibiri avuga ngo Imana imanuka. Please media team, itangiriro 6:11, ngo Imana imanurwa no kureba ngo umunara abana b'abantu bubatse
mwani magambo reka nyibasobanurire papa mwamaye iminota 5 nkagivuga reka nsobanurire akantu. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bagize gute bubatse. Ahangaha bari batarayubaka, bari kuvuga ibitekerezo. Nimrod Kush, uwo mugabo wahuje niko yitwa Nimrod Kush, yarabicaza atangira kubagisha inama, mureke twubake tuyisange mu ijuru. Mu bice ku murongo wa 11 dore cyabaye, Imana yabati nintamanuka bari abantu bazagira gute no kubikora bazabigira. Mu yandi magambo, igihe bajyaga inama babivuga bari kuyubaka mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu Imana yamanutse ngo ndebe inzu ndende abana b'abantu bagize gute bubatse. Bari batarayubaka physical ariko spiritual, kuva batangiye kubitekereza bari kuyubaka. Vuga cyane ngo haleluya, zamuka uvuge ngo haleluya. Dore ikintu mbasigiye, tangira wubake ururiya rugo, tangira urwubake mu buryo bw'umwuka. Yes, ni gutya dutsinda abana b'Imana. Ikindi cya kabiri kiguproteje, buriya iyo ikintu wabanje kubamo kitaraza kije ntago kigushoka. Dufite abakristo benshi, reka mbisobanure gutya. Noneho ndasoje munyumve. Dore ikibazo dufite abakristo, mwabonye abakristo bahabwa imigisha, tubyita imigisha sibyo, basubizwa ibyo basengeye, kuva umunsi ntibazongera kugaruka mu nzu y'Imana, mukababura. Mwarabonye namwe, harabo mwabuze namwe. Uzi ikibazo ahantu kiri? Ikibazo nuko ibyo babonye byabagwiririye, ntibigeze babibamo. Abandi barabibona, ingendo n'ubwibone bugahita bihinduka bikazamuka. Uzi impamvu ubwibone bukwatatse kuko bikujeho nuko utigeze ubibamo. Kuko iyo byije warabibaye nta kigutungura. Hari abantu bagenda mu modoka bakimara kugera kandi bazankizwa n'iki? Ntiwigeze ubitwita, ntiwigeze ubitwita. Kakazi ya position barakuzamuye kuko utigeze uyirota, uhise utangira kumanika intugu no kugira ubwibone. Hamwe Imana izigukubite, kuko mu Bibiliya iravuga ngo Imana irwanya abibone. Uzi impamvu uyibonye nuko bikugwiririye, utigeze ubibamo mbere yuko biba. Dore iki Imana yarwanaga n'Abisiraheli, dore Kanani muyigeremo, nta icyo yashakaga muyibemo mbere yuko mbatwarayo. Kuko ikibazo yari ifite, nimumara kurya mu gahaga ntimuzanyibagirwa ubwo Imana yari ifite nibyo bwayibayeho. Kugeza Imana ibabwira ngo n'ubwoko butagonda iki ijose, ubwoko bw'Imana. Bya bintu Imana yavuganye nawe, bya bindi byose tangira ubitwite, tangira ubibemo. Ya mashuri wifuza kwiga tangira uyabone, tangira uyareme. Twe turemesha kanwa, dufite ibibazo rero by'abarokore, sinzi umuntu wabituroze. Ngiyo tuvuze ngo abarozi ngo barabyumva, ngo ntugapfe kuvuga inzozi zawe, ngo ari ukuntu bazumva ngo bakazizinga na. Umurozi utazinga ubuzima bwawe ni gute yazinga ikikuvamo? Come on. Ako muzi Kristo turimo ari hejuru yitwo tubaraga twose. Akora abantu ngo mbivuze banduga, mbivuze byagira gute. Dufite ubwoba bw'abarozi, niyo mpamvu baturuga bikadufata. Simple. Banza wumva ko uri umwami n'umutambyi. Nta mwami bapfa kuruga gicyo cyenyege neje jamais. Zamura mai ibintu bwabo kure papa yavugaga hano, murabyibuka? Umenya icyo Kristo yakoze ku buzima bwawe, ukamenya Kristo muhagaranye, ukabuzi ko nta tubaraga twapfa kukumenyera cyenyege. You are the king, uri umwami, uri umutambyi. Iyi niyo place dufite muri Kristo Yesu. Reba kure, reka mbabwirize ukuri, ntabwo Imana izakujyana ahantu utabonye. Setu. Muhaguruke ku maguru yanyu. Dukomere Yesu amashyi menshi. Bwoko bw'Imana, tahana iki kintu. Muranyemerera? Tahana iki kintu. Ngiye gusaba Papa Bishop adusengere, buri muntu wese akore ku maso ye. Tubwire Imana, bumbura, kora deliverance ku maso yacu. Wireba amadeni, abandi hari abandi batindijwe n'ibikomere, bareba ibikomere. Njewe narakomeretse, byagenze gutya, ahahise hawe haramaze, aho watsindiwe haramaze. Reba, nukomeza kureba gutsindwa uzahora utsindwa. Ariko ni byiza kuri mu gutsindwa ari kuri kureba intsinzi. Icyo ureba nicyo kizakubaho ejo hazaza. Bwoko bw'Imana, reka dukore, Imana dukore deliverance y'amaso yacu. Murumva twakora iryo sengesho? Mwanya batugakora iryo sengesho. Va mu bikomere, va muri karandi wacu nta wageza hayi wacu. No, reba hiwanyu batarebye. Reba ho so atarebye. Nureba ho so atarebye uzageraho atageze. Nureba ho mama
wawe atarebye uzageraho mama wawe atari. Byose ibirenge bikurikira amaso, aho warebye ibirenge birayoboka. Ntabwo tubanza ibirenge, tubanza amaso. Zamura ibiganza ngo haleluya. Amaso yawe akorerwe deliverance y'umugoroba mu izina rya Yesu. Reba from where you are, hahandi uri hahandi nibyo Imana yabwiye Abraham. Aho uri aho uhagaze, rambura amaso yawe urebe. Muri ubwo bushomeri, rambura amaso yawe, reba akazi, reba business, reba marriage yawe, reba abana bawe. From where you are, aho uri. This is the confidence, my dear. Kristo ari muri wowe, imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Izamuzuye ntago zasubiranye nawe mu ijuru ziturimo. Izo mbaraga nuzikoresha uzirebesha hirya, zizaguterura zikujyane zikugeza aho ugomba kugera mu izina rya Yesu. Hari abana b'Imana bari hano bavuga ngo haleluya. Ndagusabye amaso yawe narebe. Ndebera mugenzi wa mazi uri kureba iki? Wireba intege nke, wireba addiction ikubashe. Buriya ikintu urebye nicyo wongerera imbaraga. Nureba gutsinda bizabyongerera imbaraga. Nureba intege nke zizahora zikubashe. Benshi hano dutinze mu ntege nke kubera uburyo tuzihimbaza. Ibi byarananiye, harasi nahagera, harasi ahanjye. Uvuga amagambo ari negative, niyo mpamvu wabaye negativist. Please vuga neza, atura, hanura ku buzima bwawe. Nta muhanuzi urenze wowe wa mbere ku buzima bwawe.